Ubushakashatsi bugaragaza yuko imibonano mpuzabitsina igena ikigero cya 1% ku mibanire y'abashakanye aribyo bita relationship. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu agere muri mariage, ni ukuvuga ngo gukora imibonano mpuzabitsina bigira ikigero kingana na 1%. Niyo mpamvu rero abenshi bakora mariage kugira ngo babone uko bakora sex, ibindi 99% biba biri hehe? Ikibazo wakwibaza rero uyu munsi ni ukwibaza ngo iryo 1% niryo rikurura abantu benshi, ugasanga mariage zabo zishingiye kuri sex cyangwa se ku mibonano mpuzabitsina. Ibindi 99% rero ibyo nibyo bigena za divorce ziba zigenda zamamara hirya no hino. Ni ukuvuga ngo divorce nyinshi ziterwa n'uko abantu benshi baba barakoze mariage bagendeye kuri sex cyangwa se bashingiye kuri sex. Mu cyongereza baravuga ngo the person we marry is not who we will live with. Kubera yuko umuntu ahora ahindagurika, bivuze ngo rero umuntu dushatse cyangwa se umuntu mugize commitment yo kubana ntabwo ari we muba muzabana iteka ryose, kubera ko uwo muntu azahinduka, akaguru ke kazahinduka, ibitekerezo bizahinduka, amaboko azahinduka, ibituza bizahinduka, umubyibuho uzahinduka, ibintu byose bizahinduka kuri we, physically azahinduka. Niyo mpamvu bavuga yuko umuntu dushatse atari we tubana nawe iteka ryose, mu gihe nyamara mariage yo iguma ari imwe, yo ntabwo igihinduka. Niyo mpamvu rero ugomba gutekereza kuri mariage kurenza gutekereza ku muntu, kurenza gutekereza kuri sex, kurenza gutekereza ku bindi byose, ugaha agaciro icyitwa mariage kurenza ibindi byose uhuriramo nayo. Ibyo bindi byose uhuriramo nayo nyine ni utuyira duto duto, ariko igifite agaciro kanini cyane ni mariage. Rero nujya kubaka uzubaka ushingiye kuri mariage, ntuzubake ushingiye ku kindi icyo ari cyo cyose, cyangwa se ku muntu uwo ari we wese, uburyo ameze, uburyo ateye, uburyo agaragara, physical appearance, kuko ibyo ngibyo byose birahinduka, ariko mariage yo ntabwo igihinduka.